Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, umwami wacu, ubuntu n'amahoro Imana itangira ubuntu, bikomeze bigwirire mu mitima y'abizera, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Muri aka kanya keza tugiye kureba ikiganiro kivuga ngo Sinayi, inkomoko y'urupfu. Ah, Sinayi, inkomoko y'urupfu. Ni umusozi wa Sinayi, umusozi wa Sinayi, inkomoko y'urupfu, kuko hari imisozi ibiri abantu bakunda kuririmba, ariko ikomokwaho n'ibintu bibiri bitandukanye nanone. Hari umusozi wa Sinayi watangiweho amategeko, ariko hakaba n'umusozi wa Gologota aho Yesu yabambwe, aho umunyabyaha yabambwe, aho twese Bibiliya iravuga ngo yari yambaye ibyaha byacu mu mubiri we, yabambanywe ibyaha byacu nibyo yabambye, kamere ikora icyaha niyo yabambwe, ariko dupfira muri we, kuko uwo nguwo ntabwo yigeze akora icyaha. Rero twapfiriye muri we kugira ngo kamere nimara gupfa turagwe ubugingo, cyangwa se tugabane ubugingo bwe. Ubugingo bw'Imana yabushyize muri Kristo Yesu, hanyuma umunyabyaha n'ibyaha bye byose, ibyaha by'umunyabyaha, ibyakozwe, ibyari byarakozwe, ibikorwa ubu n'ibizakorwa byose, byose byarundanyirijwe mu mubiri wa Kristo, hanyuma bibambwa ku musaraba, bicirwaho iteka. Kwizera ni ukwizera icyo ngicyo, twizera ko Imana yatugirira imbabazi, aho kutugirira imbabazi bitari bya bintu byo kuvuga ngo mbabarira, bitari bya bintu byo kwirengagiza, ahubwo twahaniwe ibyaha byacu. Bibiliya iravuga ngo twahaniwe ibyaha byacu karindwi muri Kristo Yesu. Uyu munsi wa none abizera turiho tudaciriweho iteka, imitima ntituciraho iteka, dukuweho ubwoba bwo kuzarimbuka, kubera ko muri Kristo twamaze guhanirwa ibyaha byacu, muri Kristo twamaze kongera guhindurwa abana b'Imana. Rero amagambo tugiye gusomaho cyane ntabwo turi kurebe ibya Gologota, tuzabiha umwanya wabyo, ahubwo tugiye kureba ibya Sinayi, inkomoko y'amategeko. Bavuze ngo Sinayi, inkomoko y'urupfu. Muri Yeremiya 21:8 haravuga ngo kandi ubu bwoko uzabubwire uti, uku niko Uwiteka avuga ngo, dore nshyize imbere yanyu inzira y'ubugingo n'inzira y'urupfu, ngo mwihitiremo. Inzira y'ubugingo rero ni ku musaraba, inzira y'ubugingo ni muri Kristo. Icyo ngicyo nta mwizera utacyumva gutyo. Ababyumva ukundi, ba bandi bafite izindi nzira zindi z'impimbano, nibyo bahisemo, ariko ni inzira zijyana abantu ku kurimbuka. Abandi bafite bya bindi by'amategeko n'ibiki byose, ya mihango n'ibindi byose bakora, nta bugingo burimo. Ba bandi bamaze guhimba bavuga ko inzira ijya mu ijuru ari amasengesho, ari ukwiyiriza no kwibabaza, ari ugukora imirimo myiza n'ibiki byose ngo bakazajya mu ijuru, nta bugingo burimo. Ibyo byose ni ibihimbano by'abantu, rero bizana urupfu. Inzira imwe rukumbi y'ubugingo ni Kristo. Yesu aravuga ati, ushaka kunkurikira yiyange, yikorere umusaraba we ankurikire. Uko bimeze, dukwiriye kwizera ko twapfiriye muri Kristo. Dukwiriye gupfira muri Kristo Yesu kugira ngo turagwe ubugingo buhoraho, kugira ngo turagwe ubugingo bwa Kristo. Nta yindi nzira. Nyamara hari inzira nyine y'urupfu. Rero urahitamo hagati ya Kristo na Mose. Bya Mose tumaze iminsi tubirebaho. Urahitamo hagati
y'iby'ubugingo, y'ubuntu n'amategeko. Urahitamo kimwe muri byo. Urahitamo ubuntu cyangwa amategeko. Amategeko mu yandi magambo imirimo. Urahitamo amaraso ya Yesu cyangwa gukiranuka kwawe. Urahitamo Yesu cyangwa Mose. Rero iyi nzira y'urupfu ikomoka kuri Sinayi. Yagaragariye kuri Sinayi. Ibyaha nibyo bitera urupfu, ariko amategeko niyo atuma ibyaha bitwica. Amategeko niyo aza kudukatira, niyo mushinjacyaha. Amategeko ntabwo adutsindishiriza. Kristo niwe udutsindishiriza. Amategeko aza ari ayo guhuhura umunyabyaha, ari ayo guhungeta cyangwa guhungeta, simbizi uko babivuga, gutera ubwoba umunyabyaha. Amategeko aza ari ayo kwihebesha umunyabyaha. Amategeko, buri gihe abantu bisunze amategeko bahora babona kurimbuka kubegereye. Nyamara abisunze Kristo bafite ubugingo, kuko Kristo niwe bugingo. Abisunze Kristo, abizeye Yesu Kristo bafite ubugingo muri bo. Muri Zaburi 16:11 baravuga ngo azamenyesha inzira y'ubugingo. Imbere yawe niho hari ibyishimo byuzuye. Mu kuboko kwawe kw'iburyo hari ibinezeza iteka ryose. Ni umunyazaburi ubivuga. Imigani 15:24 baravuga ngo ku munyabwenge inzira y'ubugingo irazamuka. Inzira y'ubugingo irazamuka. Rero ntabwo ari ukuzamuka bisanzwe, kugira ngo ave ikuzimu mu bapfuye. Inzira y'ubugingo irazamuka kugira ngo ave ikuzimu mu bapfuye, abishwe n'ibyaha. Pawulo yaravuze ati twebwe bari bapfuye tuzize ibyaha byacu, Imana yaratuzuye. Imana duhinduranye bazima na Kristo. Nguko iyo nzira y'ubugingo, niyo nzira y'ubugingo. Ni ukuva mu bapfuye ukinjira mu bwami bw'Imana. Niyo nzira y'ubugingo, kandi icyo ni igikorwa cyakorewe ku musaraba. Mu gihe amategeko ntabwo abantu bazamutse, ahubwo amategeko yaramanutse. Nibyo? Ni ukuvuga ngo igorogota ku musaraba wa Kristo, abantu bazamuka bagiye kwakira ubugingo. Mu gihe ku musozi wa Sinayi n'uwari kuwukoraho yagombaga guhita yicwa. Ntabwo umusozi wa Sinayi no kuwegera byari byemewe. Amategeko ahubwo Mose yaragiye, turibuze kubirebaho niba hari umwanya uhagije. Mose yaragiye arayazana, arayamanukana. Ni kimwe. Amategeko yazanywe na Mose, mu gihe ubugingo bwazanywe na Kristo. Inzira y'amategeko ni inzira ya Mose. Uzasanga Yesu inshuro nyinshi avuga ngo amategeko ya Mose, ndetse yitirwa amategeko ya Mose kuko Mose niwe wari intermediaire, wari umuhuza hagati y'abantu ba Isiraheli, itsinda rito, n'Imana. Mu gihe
ku musaraba Kristo yahindutse umuhuza hagati y'isi yose. Yaravuze ngo nimanikwa hagati y'ijuru n'isi nzireherezaho amahanga angana iki? Amahanga yose. Abari baciriweho iteka, abo urubanza rwabo rwari rusohoye, abanyabyaha b'isi yose, ni ukuvuga ngo abanyabyaha b'isi bose bakoranijwe ku musaraba bose hatavuyemo n'umwe. Yohana gatanu nyine 31 ibyo 12 Yohana 12 umurongo wa 31. Yohana 12 umurongo wa 31. Yesu aravuga ati ubu urubanza rw'ab'isi rurasohoye, ubu umutware w'ab'isi abaye igicibwa. 32. Nanjye nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose, abanyabyaha b'isi yose, ababayeho, abariho n'abazabaho, bose bakoranijwe muri Kristo Yesu, kugira ngo number 1 bahanirwe ibyaha byabo. Cya kabiri, batsindishirizwe. Yego, muri Kristo harimo ubugingo butakoze icyaha. Ubwo bugingo rero Imana yabuhaye abanyabyaha, hanyuma ubugingo bukora icyaha bucirwaho iteka. Byaba birebire, tuzagenda dufata umwanya tugenda tubyumva tubivuga. Uwizeye icyo ngicyo rero aba aciye mu nzira y'ubugingo. Hano umunyamigani rero akavuga ati ku munyabwenge inzira y'ubugingo irazamuka kugira ngo ave ikuzimu mu bapfuye. Abatizera, abatari abanyabwenge baguma mu byaha, kandi kuguma mu byaha ni ukuguma mu rupfu. Biratangaje iyo usanze abanyabyaha barimo kuvuga ko ngo bazarimbuka, n'ubundi ucireho iteka. Umunyabyaha aciriweho iteka. Umunyabyaha aciriweho iteka, kandi igihe cyose azaba atizeye, natizera icyo Imana yakoreye muri Kristo Yesu, natakira imbabazi z'Imana muri Kristo Yesu, natizera ubuntu bw'Imana bubonerwa muri Kristo Yesu, n'ubundi azapfana ibyaha bye nk'uko Yesu yabibwiye abanyedini. Yababwira ati murondora mu byanditswe, mugira gute mu mirimo yose myiza, urumva, mukurikiza amategeko n'ibindi byose, ariko mwanze kuza aho ndi. Yohana 5 umurongo wa 40. Ariko mwanze kuza aho ndi ngo mbaho ubugingo. Ahandi rero aravuga ati muzapfana ibyaha byanyu nimutizera. Ibyakozwe n'intumwa, reka tubanze Imigani 6:23. Imigani 6:23 avuga ngo kuko itegeko ari itabaza, amategeko ari umucyo, sibyo? Kandi ibihano byo guhugura ari inzira y'ubugingo. Amategeko ntabwo ari cyo kibazo. Ikibazo ni abayahabwa, sibyo? Itegeko ry'ubwaryo nta kibazo rifite. Itegeko ubwaryo nta kibazo rifite. Ikibazo abayahabwa ni bantu ki? Itegeko ubwaryo riramutse rigenjejwe
uko rikwiriye kugenzwa, rigenjejwe uko rikwiriye kugenzwa, nta kibazo. Ikibazo ni ukubusanya naryo. Ikibazo ni ukubusanya naryo. Reka dusome mu Migani igice cya 5. Barimo baravuga iby'inzira n'ubundi nabo. Migani igice cya 5. Migani igice cya 5. Gatanu. Ibirenge bye bimanuka bijya ku rupfu. Ibirenge bye bimanuka bijya ku rupfu. Twabonye ko inzira y'ubugingo ari inzira y'ubugingo ari inzira izamuka. Sibyo? Ibirenge bye bimanuka bijya ku rupfu. Intambwe ze ziherera ikuzimu. Cyangwa ziherera ikuzimu. Bituma atabona inzira y'ubugingo itunganye. Kugenda kwe ni ukuzerera atabizi. Ntabwo aba abizi impamvu. Mbese bibuka ko abahawe amategeko bamaze imyaka 40, imyaka yitwa imyaka y'uruzerero. Muzi yuko uyu munsi wa none abantu biziritse ku mategeko, ku isezerano rya kera cyangwa isezerano ryatangiye ku musozi wa Sinayi ryahawe Abayisiraheli, uyu munsi wa none nabo bakomeje kuba inzererezi mu isi. Bakomeje kugenda bazerera kugeza igihe cyose, kugeza igihe bose bazarimbukira. Ntabwo ari Imana ibica, ntabwo ari Imana izabarimbura, ntabwo ari Imana ibarimbura. Nyuma y'uko Abayisiraheli banze kujya i Kanani, mu gihugu cy'isezerano, ntabwo Imana yigeze ibica. No, ntabwo Imana yica reka. Barazerereye nyine, barazerera kugeza igihe cyo bose bashiriye mu butayu. Kayini yanze gukora icyo Imana yita cyiza, yagize ubwoba ko ngo agiye gupfa, uzamubona wese azamwica. Imana imushyiraho ikimenyetso, iravuga ngo uzica Kayini azabihorwe kangahe? 7. Nyine aba mu isi ari igicamuke, ari inzererezi, aba ariko yarinze apfanye ibyaha bye. Kayini yari afite amahirwe menshi yo gutamba igitambo kiva amaraso gusa akemerwa, ariko Kayini yinangiye umutima arabyanga burundu. Ikibabaje, n'abamukomotseho uzasanga ko n'umuhungu we, hari umuhungu we umwe wabyirasa aravuga ngo niba uzica Kayini azabihorwa 7, jewe noneho nawe agenda muri ya nzira, ahubwo noneho arushaho gukabya. Ikintu kibabaje, uyu munsi wa none ntabwo abanyamadini ntabwo bashaka kwigira ku byabaye ku Bayisiraheli. Pawulo yaravuze ngo byababereho kugira ngo bitubere akabarore twebwe dusohorewe n'imperuka y'ibihe. Abayisiraheli twabigira biki? Ku buryo abantu banga inzira izamuka igana ku bugingo, bakagundira amategeko azana urupfu. Umurongo wa 6 hano uwo mu Migani 5 bavuga ngo bituma atabona inzira y'ubugingo itunganye. Kugenda kwe ni ukuzerera atabizi. Rega benshi bazarimbuka batabizi. Rega benshi
bari mu nzira yo kurimbuka nyamara ntabyo bazi. Yesu yaravuze ngo iyo inzira ngari abayicamo ni benshi ariko ijyana abantu ku kurimbuka. Imyizerere ishingiye ku isezerano rya kera, imyizerere ishingiye ku nyigisho z'isezerano rya kera, ishingiye ku mategeko no gukiranuka n'imihango n'ibiki, uzasanga ari inyigisho zirimo abantu benshi cyane, zayobotswe n'abantu benshi cyane. Ariko Yesu nyine yarabyeruye aravuga ngo bijyana abantu ku kurimbuka. Ko Kristo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data atamujyanye. Kandi Kristo nyine ni ukwizera, ni ukwemera gupfira muri Kristo Yesu, ni ukwemera urupfu rwawe rwo muri Kristo Yesu, ukabaho nk'uwazutse, ukabaho udakora ibyaha. Naho ziriya nzira zo gusaba Imana imbabazi, ziriya nzira zo gusaba Imana imbabazi, ziriya nzira zo kuboroga ukaborozwa n'ibyaha byawe, na Yuda Isikariyoti yarabikoze, na Esawu nyuma y'uko amenye y'uko umugisha we wamaze kugenda yaraboroze. Ibyo ngibyo nta kintu bivuze rero. Kuborozwa n'ibyaha byawe, kwimenyaho ibyaha byawe, kurizwa n'ibyaha byawe, ziriya nyigisho zirapfuye. Inzira y'ubugingo ni muri Kristo gusa, ni ukwizera igitambo cya Kristo, ni ukwakira imbabazi z'Imana Imana yatugiriye, yaduhaye ku buntu muri Kristo Yesu. Ntabwo ziduhaye, ntabwo imbabazi Imana yatugiriye ntabwo ari nka ziriya zagiriwe Kayini n'ahantu apana Baraba yarabohowe. Mu bigaragara Baraba yarabohowe, niwe agombaga kubambwa, ariko Baraba ntabwo yigeze abambwa. Ntabwo ari ziriya mbabazi tuba tuvuga rero. Ubuntu bw'Imana ntabwo ari ziriya mbabazi, burasa ubutabera. Twagombaga guhanirwa ibyaha byacu, umunyabyaha agomba guhanirwa ibyaha bye. Abibona rero mu ruhande rwa Baraba, babandi bavuga ngo Yesu yarabambwe barabamburwa, bazapfa nka Baraba, bazapfana ibyaha byabo, bazapfa nka Kayini. Kayini yabaye mu isi ari inzererezi, apfana ibyaha bye kandi azi icyo gukora. Icyo Abeli yakoze ntabwo cyananiye Kayini, nuko Kayini gusa yinangiye umutima ngo kubikora. Yesu abwira abanyedini akababwira ngo muzapfana ibyaha byanyu nimutizera, ababwira ati mwanze kuzaho ndi ngo mbaho ubugingo. Ntabwo gusanga Yesu yabibabwiraga bahagaze ku rubaraza rw'urusengero, yabibabwiraga. Utibaza yuko hagati yabo na Yesu hari harimo intera, hoya, bari bahagararanye ku rubaraza rw'urusengero. Ababwira ati muzapfana ibyaha byanyu nimutizera. Ababwira ati murondora mu byanditswe, nyamara mwanze kuzaho ndi ngo mbaho ubugingo. Turimo turavuga ngo Sinayi, inzira y'urupfu. Inzira y'ubugingo yo irazwi, ariko abantu barazikonfonda, abantu barazitiranya. Mu mategeko nta bugingo burimo. Noneho yabaye amategeko y'inyuguti. Mu inyuguti ziricisha, niko Pawulo yavuze. Amategeko y'Imana, Imana yandika ku mitima y'abantu bayo. Abizera, abayoborwa n'umwuka w'Imana, amategeko y'Imana aba mu mitima yabo. Ntabwo ari biriya ibingibi byanditse mu mpapuro, ntabwo ari ayandi Mose yanditse ku mabuye. Ugiye kuvuga bati ni Imana yayanditse, ni Imana yayanditse shuwa. Ntabwo amategeko yanditswe n'Imana yashoboraga kuzanira abantu akaga nk'ako ari amategeko Mose yazaniye Abisiraheli akaga
amategeko yabazaniye? Oya. Bibiliya iravuga ngo ngo nabahaye amategeko abeshaho. Ariko amategeko Uwiteka atanga abeshaho nde? Abeshaho uwizeye, sibyo? Amategeko y'Imana abeshaho uwizeye, abeshaho uwakijijwe, sibyo? Ariko ku munyabyaha amuhindukira urupfu. Ku munyabyaha, kutizera mu yandi magambo amuhindukira urupfu. Um, inzira ebyiri mu by'ukuri zikwiriye kumvikana. Izi nzira ebyiri zikwiriye kumvikana. Hari inzira ikomoka kuri Sinayi yitwa urupfu. Ni inzira y'urupfu. Naho inzira imanuka. Kumanuka ni ukwerekeza ikuzimu. Ni ukwerekeza mu irimbukiro. Turi buze yenda mu gice cya kabiri tubuze kureba uko byari bimeze ku musozi wa Sinayi bajya guhabwa amategeko, uko byari bimeze. Situwasiyo baherewemo amategeko, abayahawe. Nyamara tubona yuko nk'uko uwanditse imigani yabivuze, tubona yuko Kristo ajya ku musaraba bazamutse bagana i Yerusalemu. Barazamutse. Ndetse abantu bose bakizwa baca muri iyo nzira izamuka. Rero Bibiliya yavuze ngo ni ukuva mu rupfu ukajya mu bugingo. Kwizera ni ukuzamuka mu kwizera, ntabwo ari ukuzamuka akanyarira. Ni ukuzamuka mu kwizera, ukazamuka ukemera gupfana na Kristo, ukemera guhanirwa ibyaha byawe, warangiza ukisunga Kristo nk'uko nyine wa mujura wari iburyo bwa Kristo yabikoze. Naho uw'ibumoso yapfanye ibyaha bye, yarazamutse ariko yapfanye ibyaha bye. Kubera iki? Kubera iki? Ntabwo yashakaga gupfa, ntabwo yashakaga guhanirwa ibyaha bye. Yabwiye Yesu nk'uko benshi babikora uyu munsi wa none, aramubwira ngo ikize hanyuma natwe dukize. Bivuze ngo ntabwo uri Kristo. Yanabipinze. Abenshi uzasanga mu masengesho yabo bagaragaza gupinga Imana, usanga barimo baravuga ngo kuko uri Imana ngo gira gutya. Nubwo itabikora, nubwo bitakorwa se bibaza ko atari Imana. Ngo Mana wigaragaze. Ntabwo Imana iri muri competition n'ibindi bigirwamana. Ntabwo Imana ishaka kwigaragaza ko hoya. Uzasanga abantu bakora amafuti mu masengesho yabo bibeshya yuko ngo barimo gusenga, bigaragaza bariho. Uzasanga abantu bapinga Imana, abantu bashidikanya ku Mana. Usanga umuntu aratinyuka rwose akavuga ati Mana, kuko wakoze ibi n'ibi, kora n'ibi ngibi. Ni nko kuvuga ngo kora n'ibi ngibi tukurebe. Urumva? Ariko ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo. Kwizera nta gushidikanya na guke kubamo. Kwizera Bibiliya yaravuze ngo ni ukumenya rwose udashidikanya. Ibindi byose birimo gushidikanya ntabwo ari ukwizera.
ni inzira y'urupfu. Umuntu ugishidikanya yuko azagera mu ijuru cyangwa atazagerayo, umuntu ugishidikanya yuko uh, azabona ubugingo cyangwa ntabwo azabona, uwo nguwo aracyari mu nzira y'urupfu. Uwo nguwo ni wa wundi nyine ukigendera mu mategeko. Ah, Yesu hari muri Luka 12:30 Yesu uh, yabwiye abantu aravuga ati ibyo byose abapagani bo mu isi nibyo bashaka. Biratangaje uyu munsi wa none abita abakirisitu, abita abakozi b'Imana, abita ko bajya mu ijuru, ugiye gutya ubundi ibyo mushaka ni ibiki? Icyakagombye gutera umuntu kwizera ni ubugingo, ni ugushaka ubugingo, sibyo? None uyu munsi wa none abantu bizera mu madini yose atandukanye bafite ibindi bintu bashaka, bafite ibindi bintu bashaka. Motivation yo kwizera, motivation bita ngo barizera, bafite ibindi bintu bashaka. Rero Yesu yarababwiye ati ibyo byose abapagani bo mu isi nibyo bashaka. Urashaka visa, urashaka inzu, urashaka abana, urashaka akazi, urashaka bya bindi byose mwirwa musengera, ibyo byose abapagani bo mu isi ngo nibyo bashaka. Abibira ibanga arababwira ati burya so abazi ko namwe mu bikennye. Amasengesho yahindutse ayo gusaba Imana ibyo abapagani bashaka. Ibyo abapagani bashaka rero n'ubundi ntabwo ari Imana yo mu ijuru umuremyi ubitanga, bitangwa na Satani kuri condition nto cyane. Aravuga ati, abwira Yesu ati nupfuka mukandamye biriya byose ndabiguha. Ni geste gusa, ni ugupfukama. I Babuloni ni uko byari bimeze. Umwami yashyizeho itegeko avuga ati umuntu wese uzagira ikindi kintu undi muntu agira icyo asaba atari iki azajugunywa mu rwobo rw'intare. Daniyeli bimubaho. Bagenzi be igihe kiragera barema ikigirwamana abo bantu bati umuntu guca bugufi gusa kunama, ariko wunama imbere yanjye, pfukama imbere yanjye. Ese hari umunyedini udapfukama? Hari umunyedini udaca bugufi imbere yanjye, imbere y'Imana? No. Imana ntabwo iba mu nsengero, ntabwo Imana yubakirwa, ntabwo Imana iba mu nsengero zubatswe n'amaboko y'abantu, ntabwo Imana yubakirwa kuriya guca bugufi kose. Muca bugufi mu byo mwita ngo ni inzu z'Imana, inzu zitandukanye, inzu zubatswe ku madeni, inzu zubatswe mu manyanga, inzu zikodeshwa. Kuriya guca bugufi kose bamuciriye bugufi ikigirwamana cyaremwe n'idini, cyaremwe n'uwashinze iryo dini, bamuciye bugufi ubundi imbere y'uwashinze iryo dini. Nako benshi mubikora. Uzasanga bariya biyita bafite za titre bihaye. Pawulo yaravuze ngo ababwirizabutumwa bwiza bwa Kristo turi abagaragu babo tubwiriza mu cyimbo cya Kristo. Ko na Kristo yahindutse nk'aho ari umugaragu w'abantu wabo yaje gukiza. Turamubona arimo koza ibirenge by'intumwa ze. Arababwira ati rero ntabwo umugaragaro uta shebuja. Hanyuma ariko ku ruhande hari inarijye.
ku ruhande hari idini, ku ruhande hari abafarisayo bari bafite amasengesho yo kwiyiriza, batanga kimwe mu icumi, bakoraga ibiki n'ibiki n'iki. Ibyo byose Yesu ntabwo yigeze abitanga. Cyakora cyo hari yigeze kubabwira ababwira ati mwene uwo mudayimoni ntakurwamo n'ikindi uretse kwiyiriza. Abafite abadayimoni babuzuye nta gitangaza. Abafite abadayimoni bakurwamo no kwiyiriza, mujye mwiyiriza. Ariko Yesu n'abigishwa be nta na rimwe bigeze biyiriza. Ndetse yarababwiye, bigeze no kubimubazaho, arababwira ati ntabwo abasangwa bakwiyiriza kandi bakiri kumwe n'umukwe. Igihe umukwe azaba yabakuwemo, ntabwo ubwo baziyiriza. Abadafite Yesu, abatari kumwe na Yesu nibo bakeneye kwiyiriza, kuko Kristo niwe mukwe, itorero ni umugeni. Itorero rya Kristo rero ntabwo ryiyiriza. Hiyiriza abafite bene uwo mudayimoni udakurwamo n'ikindi uretse gusenga no kwiyiriza. Banza bamuze amagambo akomeye. Urwa mbere rwa Timoteyo, urwa mbere rwa Timoteyo, turi naho dusoreza iki gice cya mbere. Igice cya kabiri nibwo turi buze kwimbika neza, tukareba inzira y'urupfu, uburyo ki Sinayi ari inzira y'urupfu, uburyo ki amategeko ari inzira y'urupfu. Urwa mbere rwa Timoteyo igice cya mbere guhera ku murongo, reka tugisome cyose. Igice cya mbere, urwa mbere rwa Timoteyo igice cya mbere. Handitse ngo Pawulo ahugurira Timoteyo gushikama mu byo kwizera. Guhera ku murongo wa 3. Imana nkorera nkurikije ba sogokuruza, mfite umutima utancira urubanza. Aya magambo Pawulo avuga muyumve neza. Umutima utamucira urubanza. Babandi basenga, babandi bahanura, babandi babwiriza, ariko bafite umutima ubacira urubanza. Umutima ubacira urubanza ni kubera iki? Ni ukubera ko ni umutima urimo ibyaha. Ni wa mutima nyine urimo ba badayimoni bakwiriye gukurwaho, bakwiriye gusengerwa. Mbese bavamo? Iyo basengeye bavamo ubundi? Iyo biyirije bavamo ubundi? Kubera iki? Yesu ababwira biriya ni mbere y'uko ajya ku musaraba. Yesu Kristo ababwira biriya ni mbere y'uko ajya ku musaraba. Sibyo? Ariko nyuma y'uko avuye ku musaraba, nyuma y'uko azutse, ntabwo yavuye ku musaraba, nyuma y'uko azutse ntabwo yashobora kongera gukoresha aya magambo. Abadayimoni bose bari bagize gute? Yohana twabibonye, Yohana 12 umurongo wa 30 n'umwe aravuga ati ubu umutware w'abisaba igicibwa. Satani rero n'abadayimoni be baratsinzwe ku musaraba. Baratsinzwe ku musaraba. Baratsinzwe ku musaraba. Ntabwo ibyaha cyangwa ibibazo n'ibiki byo ntabwo bigikwiriye gusengerwa. Ntabwo ibyaha bigisengerwa. Ntabwo ibyaha bigisabirwa imbabazi. Gusaba imbabazi z'ibyaha metode ya Yohana Umubatiza. Oya. Ibyaha bikurwaho no kwizera amaraso ya Yesu, nta kindi. Imana nkorera nkurikije ba sogokuruza, mfite umutima utancira urubanza, niyo nshimira yuko
nkwibuka ubudasiba uko nsenze ku manywa na nijoro, nibuka amarira yawe ngakumbura kukureba ngo nuzure umunezero, kuko nibutse kwizera kutaryarya kukurimo kwabanje kuba muri nyokuru Rosiya no muri nyoko. Okay. Twagiye gusoma ahantu hatariho, sorry, ninajye muri Timoteyo igice mu rwa kabiri rwa Timoteyo, ni mu rwa mbere rwa Timoteyo igice cya mbere, duhere ku murongo wa gatatu, naho mbabarire kuba twari twagiye gusoma hatariho. Urwa mbere rwa Timoteyo igice cya mbere guhera ku murongo wa gatatu. Umurimo wagenewe Timoteyo ari muri Efeso. Ugume muri Efeso nk'uko nakwinginze ubwo wajyaga i Makedoniya, kugira ngo wihanangiririze bamwe kutigisha ukundi, harimo abigishaga ukundi, cyangwa kwita ku migani y'ibinyoma cyangwa amasekuruza atagira iherezo, bidafasha umurimo w'Imana wo kwizera. Umurimo w'Imana ni iki? Ni ukwizera. Ari amateka Abayisiraheli, Dawidi yishe Goliyati, Abayisiraheli baba bageze ku nyanja byagenze gutya, ziriya ntambara Abayisiraheli barwanye, kuriya kuntu biriya byose bakoze, nta gakiza karimo, nta murimo w'Imana urimo hariya. Umurimo w'Imana ubonekera muri Kristo Yesu, kandi icyo Imana yakoze nyine cyose yagikoreye muri Kristo Yesu. Twebwe rero umurimo wacu ni ukwizera icyo Imana yakoze muri Kristo Yesu. Rero Pawulo aravuga ati cyangwa kwita ku migani y'ibinyoma, imigani y'ibinyoma, ibi binyoma byinshi byahimbwe n'abantu banditse muri Bibiliya, bagahimba ibinyoma bakabyitirira Imana. Harimo Mose, abantu bemera, harimo ba Aroni, harimo ba Dawidi, harimo bariya bose b'ibitangaza muri Bibiliya, uzasanga barabeshyeraga Imana, bagakora ibintu uko babyumva, barangiza bakabyitirira Imana kugira ngo babone uko bakomeza ubutegetsi bwabo, babone uko bakomeza kuyobora Abayisiraheli bitabagoye. Icyo ngicyo turi buze kukijyaho mu gice cya kabiri. N'uyu munsi wa none abakomeza gutwaza abantu igitugu, nta kindi babashoboza, ni ukubabeshya. Uzasanga Mose nyine yaravuze ati ngo agiye ku musozi wa Sinayi, ngo aragenda ngo azana amategeko. Urumva? Imana yandika iminsi 40. Imana imara iminsi 40 no kwandika, niko bibaza. Okay. Uzasanga ba Dawidi baricaga abantu nyamara bakabyitirira Imana, bakavuga ko Imana yabahaye guhahetse. Uzasanga ba Mose abo ngabo baramaze abantu bakabyitirira Imana, bakazavuga ngo ni Imana yabitegetse. Rero Pawulo ahangaha aravuga ati cyangwa kwita ku migani y'ibinyoma cyangwa amasekuruza atagira iherezo, bidafasha umurimo w'Imana wo kwizera, ahubwo bizana impaka. Ibyo mbibategekeye kugira ngo bagire urukundo ruva mu mutima uboneye kandi uticira urubanza, bagire no kwizera kutaryarya. Umutima uticira urubanza ni ikintu cy'ingenzi mu bantu bavuga ko bakijijwe. Umutima uticira urubanza, umuntu wese ufite umutima umucira urubanza aracyari kwa Satani, kandi ntacyo wakora kugira ngo biveho, nubwo wasenga ute, nubwo wakora ay'iminsi 40, nubwo wakora ay'iminsi 100. Umutima ukirimo kamere, umuntu ugifite kamere y'icyaha muri we, ntabwo yabura kwicira urubanza. Rero uwo nguwo kwizera kuba kuri kure ye, ashobora kwibeshya yuko atagikora ibyaha byayo bitegetswe n'amategeko, ariko ntabwo aba ahindutse umukiranutsi mu maso y'Imana, ntabwo aba atsindishijwe mu maso y'Imana. Ku murongo wa 6, ibyo bamwe babiteshutsemo biyobagiriza
mu biganiro by'amanjwe uzasanga abantu basigaye bigisha iby'imibanire y'ingo, imibanire y'abashakanye, ibintu ubuhamya budafitemo na kabiri, ibintu bagenda bagashushanya nyine kugira ngo biryohere amatwi y'abantu gusa. Nibyo abantu bigiriyemo, bashaka kuba abigisha b'amategeko nyamara batazi ibyo bavuga ibyo ari byo, cyangwa ibyo bahamya babishegera. Umurongo wa munani, icyakora tuzi ko amategeko ari meza koko iyo umuntu ayagenjeje uko bikwiriye amategeko, kandi tuzi ko amategeko atashyiriweho umukiranutsi keretse abagome n'ibigande n'abatubaha Imana n'abanyabyaha n'abatarabera n'abatita ku by'Imana n'abakubita ba se na ba nyina n'abicanyi n'abasambanyi n'abagabo bendana n'abanyaga abantu bakabagura n'ababeshyi n'abarahira ibinyoma n'ibindi byose bidahura n'inyigisho nzima zihuje n'ubutumwa bwiza bw'ubwiza bw'Imana ihimbazwa ubwo nahawe. Urumva abantu bahawe amategeko uko bameze? Urumva kategori y'abahawe amategeko? Urumva iyo wishyize mu butware bw'amategeko, iyo ukomeje kugundira amategeko, iyo ukomeje kwigisha amategeko, iyo ukomeje kwigisha iby'isezerano rya kera n'iby'imihango n'ibiki byose n'ibijyanye nabyo, uba uri mu binyoma. Icya mbere, uba uri mu binyoma, uba urimo kwigisha inyigisho z'abantu. Yesu yaravuze ngo bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha inyigisho z'abantu, ari amategeko y'abantu. Cyo tubuza kugikomerezaho, ariko urebe uri mu iyihe nzira? Inzira ya Sinayi cyangwa inzira ya Golgota? Uri mu nzira ya Mose cyangwa mu nzira ya Yesu? Wibaze kugira ngo utagirwaho n'urubanza. Aya magambo dusomye turongera tuyasubiremo, ariko duhite dukomeza kwigira kureba ubundi amategeko yatanzwe ate, amategeko yakomotse he? Sinayi, amategeko yo kuri Sinayi yatanzwe ate? Akomoka he? Amaze iki? Murakoze, mukomeze mugubwe neza mu izina rya Yesu, amen.